Tshisekedi niyo mpamvu yamanitse amaboko i Washington. Sinzi igituma abantu batabibona yuko yavuze ati naratsinzwe ntabwo nshoboye kuyobora biriya bice, reka inshingano nzihereze umuturanyi. Ibyo rero umuntu utabibona, umuntu udashaka kumva Washington ngo ayisoma yumve, n'uzajya ufite za sambarateka mu mutwe. Kandi Washington niho imanza zaciriwe, niho Beto yamanikiye amaboko, niho yatangiye ibi bice byafashwe. Reka mbasuhuze mbifurize kugira igitondo cyiza mwe bakunzi ba KTV News. Tugiye kubana mu makuru yo muri iki gitondo cyo ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu 2026. Rwamukwaya waramutse neza? Waramutse neza Cyprien. Reka mwifurize kugira wa kabiri mwiza, ari nako mwifuriza abakunzi bacu aho bari mu bice bitandukanye byose by'isi. Urabizi ko badukurikira bari mu bice byose bitandukanye. Ndumva nayo wabasuhuza nyuma tukanzika. Urakoze cyane, ndashuza abantu bose badukurikirana, inshuti zacu z'akadasohoka aho bari hose, bitewe ku masaha atandukanye bose barimo. Reka rero tubabwire yuko turi buze gukubitira muri Kivu y'Epfo, turebe situation y'umutekano iriyo ndetse n'ibiri gutegurwayo. Kavumu hari umwuka utari mwiza, ku munsi w'ejo habaye ibitero ndetse n'ubungubu birakomeje. Turi buze kujya hariya mu Minembwe, turi buze kuva Minembwe turebe amakuru ari kuvugwa, ariko dufite n'ingingo nyamukuru. Turaza no kwakira ibitekerezo by'abakunzi bacu muri aya makuru. Dufite rero amakuru menshi, abantu nibajye kure, ariko dufite n'ingingo ikomeye cyane. Ese abakivu bazahabwa igihugu cyabo? Ni ikibazo gikomeye, ariko tugomba kuza gusobanura tukareba aho biva naho byerekeza, ndetse n'amakuru y'indani dufite kuri iyi ngingo. Ntujye kure rero, ubane natwe kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma. Rwamukwaya situation mu majyepfo ku munsi w'ejo ntabwo byari bimeze neza, kuko ahagana mu masaa 10 z'umugoroba, ku mugoroba w'ejo, indege ya CH4 ya leta ya Kinshasa yagabye igitoro gikomeye muri Gakenke hariya nyine mu Minembwe. Ibyangiritse byose byari bitaramenyekana, ariko biravugwa yuko ari igitero cyabibye ubwoba cyangwa se cyateye ubwoba abaturage hariya muri nuza muri biriya bice bya Minembwe, za Bidegu, za Karingi n'ahandi hose. Situation ikaba itameze neza, ndetse FM23 yavuze ko byateye ubwoba abaturage ku buryo ngo birimo bitanga ikimenyetso simusiga cyuko ibintu byongeye guhindura isura. Bityo rero uribuka yuko ku munsi wari wabanje, no kuvuga ku cyumweru, hari indege ya drone yari yarashe inka z'abaturage, ndetse inasenya n'imihana ikomeye cyane ara mu Minembwe. Situation ikomeje kuba mbi, ariko nanone waje kwitegereza ugasanga ikintu kirimo kugaragara, hari ibice twirwaneho na M23 basa naho baproteje, barinze mu buryo bukomeye. Ibyo bice nibyo FARDC na coalition yayo barimo kubombarida kugira ngo barebe uburyo bahangana na M23 na twirwaneho, bityo bayimure bayigize imbere. Hanyuma ariko bikaza guhura n'izindi lanforo ziri kugenda zikorwa ku mpande zombi. Ubwo dusubiremo gatoya, buriya ibyo bitero byaza kwimura uwafashana cyangwa ushaka kwica abantu. Urabona buriya abantu benshi ntabwo bajya babimenya. Iyo tuvuze agace ka Karingi, tukavuga Bidegu, tukavuga Mikenye, tukavuga Gakenke, abantu buriya ntabwo bajya bamenya yuko ariho M23 yafungiye irinda Minembwe. Ndetse ariko ku ruhande rwaho ntabwo bihuje yuko na FARDC ihari, basa naho bacunganwe barebana. Ni kimwe buriya na .0 FARDC rayifite, ariko M23 na twirwana no baraho ngaho hafi. Urumva rero gabye ibitero nk'ibyo ngibyo, rimwe na rimwe uvuga uti nshobora kuza kumwigiza inyuma, ariko biza kurangira haguyemo abaturage n'ibyabo. None se ibaze drone, iyo kurashisha drone cyangwa imbunda bita BM, urayizi ibiri mu gikamyo ihambiriyemo, ushobora kohereza amabombe nka 40 icyarimwe umufiririzo. Ngo urabyohereje, ibyo bya bindi bajya ngo avegrema buhumye, urohereje ati kama mbaye ugifata bose ni bamwe.
bivuze ngo ibyo bisasu wohereje biragenda ntabwo bizi neza ko urashe mu M23 nibyo byandi rero M23 ihora itabaza buri munsi ati abantu bakorasa no bakarasa abaturage drone ntabwo drone iyi iraza iyibuze umusirikare irasa umuturage. Reka rero muri iki gitondo Rwamukwaya unyemerere ndihere ubutumwa abantu bafite ikibazo cy'uburwayi ariko bakaba bazi ko yenda ari amarozi yaba y'ibitegano yabihoherano Nyabingi Karande igifu abakobwa bagumiwe n'abasore babuze abagore cyangwa se abashakanye babuze urubyaro. Ndagira ngo mbarangire igisubizo cy'umuganga ukoresha ibimera akagufasha ikibazo cye mukagiganiraho mukagishakira igisubizo kigakemuka. Uyu muganga arakorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba afite icyicaro muri Uvira na Goma. Abari ku mugabane w'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nimuhangayike kuko bakorana na DHL bakaboherereza imiti. Wahamagara kuri nimero rero akamenyetso ko guteranya 243 986 812 576. Twizere ko izi ramforo M23 irimo gushyirayo ubundi iyo witegereje neza Rwamukwaya urumva gukemura ikibazo cyanuza cya Karehe bisa naho hakozwe ramforo hariya muri za Bunyakiri kandi bashaka iri axe bashaka kubikemura ariko hari axe ikomeye cyane axe ya point 0 axe ya Bibogobogo axe ya Mwenga centre. Izo ni access zikomeye cyane ku buryo urebye neza witegereje M23 yamutse bashije kuzikuramo yabikemuye ikibazo gikomeye cyane cyaza Baraka cyaza Karemi hose. Oya Baraka nito Baraka na Karemi hihorere kuko aho ntaho tubabona muri kuva M23 yavubira buriya inzira ijya Baraka bari bayivuyemo. Nyine nuza ikintu mbonimo kuvuga urabizi ko Baraka niho hasa naho hari station igemura abasirikare n'ibikoresho hariya ku ruhande rwa coalition. Urumva baba bakemuye icyo kibazo nyine niyo sanse nashaka kubivugamo. Niho hategurirwa ibitero byose bigavuga kuri M23 ni Baraka bituruka. Ni Baraka ibitero byose bituruka abasirikare bose mbese niho eta major nkuru yahiri. Twitege iki kurikije umwuka uhari? Tumaze imizi uteguza abantu tubateguza ko ahantu bita Bunyakiri M23 iri kugenda ihasongereye gahoro gahoro kugira ngo ukemure ibibazo by'abazarendo baturukayo bakaza bakabiga ibitero cyane cyane muri Karehe ari nabwo kenshi na kenshi ujya ubona bajya bibasira n'ikigo cy'indege cya Kavumu muri na Katana. Abo bantu kusekiriza hariya hantu no gufata Bunyakiri kuko niho bose baturuka. Ni Bunyakiri niho baturuka. Hanyuma n'ikindi cyo kiraba gisigaye mbese ngo hari muri Sud Kivu niho hahora imirwano buri munsi tarangira. Kugira ngo irangire nuko aho hantu haba rekipere. Nyamara kuba rekipere tuzasiga duhangaye n'ikindi kibazo cyo kwibaza ngo ese Masisi bizarangira bite. Masisi nayo buriya ugeze muri Masisi hari amakuru tugitohoza hari ibice M23 ishobora kuza kurekura muri Masisi especially hari igice hari nabonye cyangwa se abantu bamaye amakuru bambwiye ngo M23 ishobora kuva muri Kaziba. Kaziba ikikuramo se yego ibyo biragoye cyane ngewe uko mbizi nuko Masisi na Rucuru na ahantu M23 idashobora kurekura hose igomba kubafata ahubwo 100% n'ahasigaye. Ntabwo ayo makuru aremezwa ndetse n'ibirimo kuvugwa ariko buriya ngiye naje kwitegereza nza kureba Rwamukwaya ibi bintu igihe tubimazemo. Iyo M23 igiye kurekura ahantu ubanza kubibona cyane cyane mu bantu basa nabegeranye n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Niyo mpamvu wavuze ngo buriya niyo mpamvu ngewe ngushyigikira yuvuze uti ibi bintu byarapanzwe byose birazwi baba biziranyeho. Iyo M23 igiye kurekura ikibaya cya Rusizi cyangwa Uvira ujya kubona ukabona bariya ba Jean Jacques Purusi ukabona abantu ba Kinshasa ukabona bose barasa naho barimo kubicamo amarenga barimo baranabivuga. Bajya ko nabonye ko M23 ijya kuva Uvira
Nuza yarabivuze mbaye haga. Urakoze cyane. Noneho yaravuze ngo gasha ni kwa kundi wigera ipantaro mu isoko ukabasanga itagukwiriye ukayekura. Ubwira bagomba kuvayo mugabo. Na mbere bari bavuze ngo impamvu wabonye muri Uvira nta mirwano yabayemo, FARDC yari bizi neza yuko M23 igomba kurekura Uvira. Wabonye ko bose bagiye bambuka muri Karundu baragenda bastationa muri Baraka. Cyari biriya bivugwa ko ngo byasaga naho bizwe. Ejo bundi bagiye kuva mu kibaya cya Rusizi, Rwamukoya yari amakuru twayamenye mbere, yatugezeho mbere, nabwo tuyakuye mu bantu ba Kinshasa. Batubwira bate M23 kibaya cya Rusizi igiye kukirekura. Turavuga duti ibiro ntabwo twahita tubitangaza. Bavuyemo tware tubitangaje. Yego. Noneho turangije ubu amakuru rero arimo asa naza nubwo tutayahamya, birashoboka ko M23 ishobora kurekura Kaziba hariya muri Simasisi. Ngiye kuyige ahantu nta kwemera ko M23 yava niyo wabintera mu rushinge ni Rucuru na Masisi ntago yahava. Gusa nanone bikagaragara ko ishobora kwavansa mu bice bitandukanye, Warikare, iaxe ya Warikare ishobora gukomeza iganayo imbere. Ubwo rero ni ibintu tuzakomeza gukurikirana n'amakuru. Abantu ba Kinshasa buriyo batangiye gusa n'abahurahura ibintu nk'ibyo ngibyo Rwamukwange nabonye nkurikije experience maze kugira, naje gusanga akenshi na kenshi iyi mikino hari igihe bo babimenya kare bitewe n'ivuze ry'abanyekongo. Yari ibyo ngibyo witaye ko bya bavuga ko nabo kava igomba kuharekura. Ubwo mu bintu byabo rero harimo n'amarangamutima menshi cyane, ariko kumva ko M23 yerekura ahantu territoire zivuga ikinyarwanda nka Masisi na Rucuru, ibyo ntago myuma niyo wabintera mu rushinge si byakwinjira. Ubwo byaba bishoboka byashoboka mu gihe M23 mugani izava mu bice byose ikagenda nkuko Kinshasa babivuga. Ubwo byaba bishoboka. Ubwo se yabararwaniriye bande? Yabararwaniriye bande? Cyangwa irwanira ikinimbe irwana ifata ahantu ikageza rubwo ni wabo iharekura. Yuko ahantu hose agiye rekura ntago ari iwabo. Ntago ari iwabo. Agiye ko ntago ari iwabo, agiye kuri ibice atari byo bakomokamo. Ubwo reka tubitegereze tubihanga amaso. We ku ruhande rwaravuga uti ntabwo byashoboka, ntago ibice M23 yakirisha kurekura, ntago ibice by'ingo za Masisi ntabwo mbibona babirekuye. Ubwo namakuru nyine ataraba confirme, ariko hari umuntu wabinyongoreye. Gusa natwe ntabwo dushikizeho duciyeho akarongo ngo M23 ngezarekura Kaziba, ntabwo duciye akarongo. Rwamukoya rero reka tuve aho ngaho, ariko ntabwo twava tutarebye muri Kavumu muri village Zambayo, Murangara, Kamakombe. Abaturage baho basa naho bahunze kubera ko hari imirwano ikomeye cyane. M23 ngo target y'imirwano no kwirukana Wazalendo muri biriya bice, nkuko ejo bundi wabivuzeho uti ikintu cya mbere cyo kuramforosa biriya bice bya za Karehe na za Kavumu no gushaka uburyo Wazalendo babirukana bakagenda bakajya muri parike ya Kauzi Biega, niko babivugaga. Bakava kuko iyo bari ku ruhande bari hafi hagaragara, bari organiza bakaza bakarwa mbese burya nutakwishaga gukerezere. Burya babaho ibintu byo gutinza M23 mu mirwano idashira ya buri gihe. Kubirukana bya nyabyo no gufata Bunyakiri bagashiramo burundu niyo FF bihishamo, ubwo bazasigara inzira babazihishamo nimwe muri parike ya Kauzi Biega, birangire nimba bazabasha kuresista ubwo buzima baresiste. Ikintu bita Ebola cyakomeye. Wabonye ko n'imipaka y'u Rwanda ku ruhande rwa Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri yafunzwe. Rwamukwaya ntabwo byoroshye, ndetse ariko buriya Ebola ikomeye kubera leta ya Kongo. Amakuru yagiye hanze ngo babihishe icyorezo kiraza barakinuma bagira ngo bareko cyazagera hehe, cyazataka na Goma siransiye. Wabyumvishije Goma izashiduke kinjiyemwo
baremera barafunga umuntu wa mbere arapfa, kabiri arapfa, wa gatatu arapfa, bageza ku bantu 87 batarabitangaza. Ari ukugira ngo habaho infection, abantu baba infected bigire nubwo byinjira hehe muri Goma. Ubwenge buke kabisa. Noneho byinje muri Goma bisabote M23. Nicyo ngicyo bagiye baganiraga bati noneho turi yo M23 ko izabasha kukijera kinjiyemo mu cyabinjiyemo hari kuko Rwamukwaya yankugarukiye Professeur Jean-Jacques Muyembe, muyobozi wa laboratoire nkuru ya Kongo, niwe wavuze ngo hari ibipimo byafashwe bigaragaza yuko hari nuza hari Ebola. Ati nyamara hari abadepite n'abasenateri bari bagiye mu biruhuko hariya muri turi baraceceka baranumabanga gutangaza ibyo bintu kandi bari babizi. No muri Kongo bagiye cyo bita vacances parlementaire, niyo mpamvu uri mu depite ahembwa menshi. Abo abagoma nabo yo baragiye Beni muri Nord Kivu niho bagiye, abayituri barataha bagiye wabo ni handi bagenda bagasubira mu buzima busanzwe, bakagenda batembera begera abaturage babaganiriza uko bameze, barakemura utubazo tumwe na tumwe. Aho niho gize desone turi mu depite aho bapfushije ajya gugura serikeye, abahari abafite ubukwera gatwirira, ni mpamvu tumuhemba amafaranga menshi. Uyu mudepite muri Kongo ahembwa $32,000. Dakada. Nete se cyangwa Bruce ayo ni yafata mu ntoki. Ubwo ni nete. Yewe. Hanyuma Perezida Senafta afata 350. Ayo mafaranga ni nakayo madolari ni nako yatangwaga ku bwa Kabila cyangwa Tshisekedi yaraje azamura urukiko. Oya Tshisekedi yarayongereye. You see bya bindi nakubwiraga ngo Tshisekedi yaraje mu rwego rwo gushaka kwigarurira imitima y'abanyapolitike cyangwa bo mu nzego zo hejuru, abamenamo ikintu bita ifaranga ku buryo uyu munsi ndakubwiza ukuri. Niyo niwabonye baba depite bo mwabo kwa Rukwebo avuze ku itegeko nshinga ukuntu bwake bose bandika bavuga turakwiyamye ugende wenyine ntabwo turi kumwe nawe. Bivuga rero ngo Tshisekedi yamaze kubakurompa, ariko ikibazo gihe hari kikomeye Rwamukwaya ni ikintu bita umuturage yakane ntabwo itegeko nshinga bari buze kuri muhindurana. Ingingo turi buze kuyisoreza abakunzi bacu batubabarire tubanze tujye mu ngingo yabo. Rwamukwaya sinzi niba biri bukunde kugira ngo mbanze ntambutse ibitekerezo by'umukunzi wacu, umukunzi wa KTV News, ibitekerezo yaduhaye noneho tuze kubiganiraho tujya no mu ngingo. Sinzi niba utanyemerera nkareba niba biri buze gukunda, reka numve. Nta kibazo. Nyarwanda kuko ubutaka bariho bwiswe. Reka mbitangiye. Baramutse neza Cyprien. Numvise ibisobanuro Rwamukwaya atanga nibyo rwose pe. Ahubwo buriya abo bantu babura nango n'abanyekongo koko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kuko ubutaka bariho bwiswe ubwa Kongo mu gihe yabonaga ubwigenge. Mu gihe abakoroni bakataga ibipaka nibwo bwiswe ubwa Kongo, ibyo ntawe bahakanye. Ahubwo tarampari ibintu ajya akora hanyuma kandi bigafata. Murazi ko yagize gutya umurwa mukuru wa Israeli wari Tel Aviv ahita wujyana i Yerusalemu. Abantu icyo gihe barasakuza barabirwanya ngo ntibizafata ntibizagira gute, yimura ambasade y'Abanyamerika ayijyana i Yerusalemu. Trump yaba yagiraga ubutwari bwo guhita abakatira bagakata imipaka ikaba Repubulika yigenga ya Kivu y'Epfo n'iya Ruguru, ubundi n'intambara zigahagarara, impunzi aho ziri hose z'abanyamurenge cyangwa n'abanyekongo bo muri za Masisi nabo bagataha, byaba ari byiza cyane. Ibaye Kivu yigenga ntago tubabwiye ngo baze mu Rwanda ngo tubazane mu Rwanda, ariko natwe mu Rwanda duturanye nabo twagira umutekano. Uwashaka kujya kuko bafite ubutaka ashatse kujya kororerayo yagenda kuko dufitanye ubumwe bakanamutuza, bashobora no kujya gusa ikibazo gihe mfite impungenge zihari nuko Tshisekedi azakomeza kurwana kuko afite amabuye yakatanga akazarusha abanyamurenge ari batwirwaneho na M23 imbaraga bakabakuramo bakabiruka. Naho ubundi ikintu rwose buriya Trump mwemerera nuko avuga ati ubutaka bwabo ni ubwabo, nubwo iyaba habagaho ibyo kubakatira bagakata ubutaka bwabo nkuko bari babufite, ubundi babaye abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ibyo babirwanya bitwaye iki? Rwose nge nta n'ikibazo mbona. Niba abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bahabwa ubutaka bwabo
bagira umutekano ibitero byandi moko yo muri Kongo areke kubarwanya no kubatera no kubasahura ubundi noneho n'ubundi nkuko leta y'u Rwanda ibafasha mu bintu nk'ibyo byose mwavuze by'amashanyarazi n'amazi ni byiza. Twamukwaya uyu mukunzi wacu bamwumvise ntabwo namwumvishije abakunzi bacu bamwumvise ariko ikintu yagarutseho cyane yavuze ati buriya ikintu nemera ati abantu bakwiye kugirira icyizere Trump bitewe n'ibyo yakoze akura umurwa mukuru Tel Aviv na ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Tel Aviv akayijyana Yerusalemu agafata Yerusalemu akayikonsidera nka kapitali ya nuza ya Isiraheli ati ikindi cya kabiri impunzi zikwiye gutaha zikagenda bagasubira iwabo bagatunganirwa ati kuko nk'u Rwanda turamutse duturanye nabo natwe twaba dufite umutekano twaba twizeye yuko nyine nibyo ndi bavugaga ngo haba hari igikuta nyine gisa naho kirinze u Rwanda hanyuma kubera ko nabo bariyo nyine barinda umutekano uyu muntu rero urumva ibintu yagarukaga n'ibyo ngibyo yaravuga ati ariko subundi baramutse niba abantu baburana ngo twebwe ntabwo turi abanyarwanda turi abanyekongo nibakomeza ari abanyekongo par nationality nyine bagumane n'ubutaka bwabo ariko bemereye ko bavuga ikinyarwanda kandi ari nabyo akenshi na kenshi abanyekongo babahora yagarutse kuri icyo kintu cyo gucyura impunzi ndabizi neza ko hari ubwino ugifiteho hanyuma n'icyo ngicyo cyo kugirira icyizere Trump avuga n'icyo ngo amukundira hanyuma ubwo ngubwo wajya kora comment kuri ibyo ngibyo hanyuma tukaza tureba ese abakivu bazahabwa igihugu cyabo bigendanye n'iyo ngingo yatambitsemo ngo Trump amufitiye icyizere agendeye kuri urwo rugero rwo muri Israel. niho kuvuga ngo ibintu bya Washington abantu bamenye ko Trump ibintu arimo abarisere nta buragagira wanabonye yuko yasabye ko n'inteko ishemategeko igomba gutora ntuza itegeko rihana umuntu wese ngo uzitambika amasezerano na Washington ishyiraho ibihano irumva yashyizeho ku inteko ishemategeko ngo batore ibihano nuko ibintu aba birimo neza ari biri seriye ugenda aza kwibaza ikintu kimwe bo abantu badukurikirana babyumve kuko abantu benshi bajya babaza ibibazo abamo santima umuntu ikintu yifuza akakiganishaho bigatuma rimwe na rimwe atareba kuri reality hari ntayirebe ariko nk'igitangazamakuru na KTV News ikintu barabizi ko ikintu cyo kwakira ibitekerezo byabo rwose n'ikintu twashyize imbere nibo dukorera ubwo uyu muntu rero aduhaye igitekerezo kandi yatanze n'ingingo nziza cyane buriya rezilita za nyuma na nyuma sinjya nkunda kuzijyaho ko nanjye ubwanjye sindabasha kuzifatisha ariko umuntu araza kwibaza repubulika namara kuba repubulika arebe Washington igice kimwe kimeze nk'icyaragijwe undi muntu banza uvuge ku kintu cyo kuvuga ngo abantu bafitiye icyizere cyangwa banza uvuge ku mpunzi iki cy'icyizere cya Trump cy'ibyo yakoze muri Israel tuze kuzana no kukijyaho ubu rebe niba yagiye gukora muri Venezuela abonye ko projesa nigeze kure yo gufata Venezuela ikaba state yo ya Amerika nubwo bisa naho yenda ari cyo bizafata ariko umunyamerika yabishatse yabikora hanyuma ku kintu cyo gucyura impunzi banza ujye ku kintu cyo gucyura impunzi kuko hari abanyekongo benshi badukurikira babashaka kumva iki kintu kimeze gute none tuvuga ngaho duhita tuza kuri Trump tujye no kuri ese abantu muri Kivu bazahabwa leta igihugu cyabo ubundi se renze nkubwire impunzi abasore benshi barwana muri M23 azuko abenshi ari impunzi ariko bafite ababyeyi n'abavandimwe bakirimo ubuhungiro u Rwanda rufite abarenga 100,000 ubu rero kwaje ikibazo byarakemutse abenshi baraninyabyaye n'abajya guhingisha imirima yabo ubu gisigaye no ko umutekano wa retabli yiga ko ngubu ntawo wakwizeza umuntu ngo ajye Masisi ngo hazare no bamanutse baje hari muri sante barasha umuntu gutya no ngo gahunda ukuntu imeze umunsi ubwo buntu bw'ubutero bwa hato nato bwa wazarendo uzaba bwaracitse muri Masisi abantu bazijyana nta uzabajyana mbisubiremo ntago bazategeza ko hashise iterana ngo n'ibihugu biterane ngo haza amakamyeze kubakira abantu bazijyana bari bataye no kubaka ahantu kicanga ngo ha transit bazabashyiramo ariko gutegura tere kubashyiramo ariko nge ntago mbona atari ko bizagenda mu mbonezanye abantu n'ubundi barinyabye bakajya kureba ibintu byabo imitirima yabo abari barayigabije bayibakuyemo nimba
uhari ugomba kumushyira amadolari angahe uko uhinzemo. Ubu niko bimeze. N'ubundi rero nihamara gutekana nta muntu ukurikirana amakuru yaho kubarusha kubavugana n'abantu baho. Umunsi umutekano uzaba ukabaho nta bitero turi kuvuga ngo byo muri Masisi, ibitero byahanahana, abantu bazijyana. Ndakurahe nta HCR izigereza, nta HCR ngo ize ngo hataranye ngo bazanye bisi bagiye gucyura impunzi. Niyo byabaho abantu bazaba barijyanye muri make. Nicyo nakubwira ni hatunganye, bararegeye, barabizi ko Trump ibintu byo kubajyana hanze byapfuye, barabizi ko byapfuye. duhita tujya ubwo abantu batekerezaga nyine ku bintu byo gucyura impunzi. Niba uri n'umunyekongo wenda warahunze uri impunzi, Rwamukuru aravuga ati ikigero kinini ni uko udashobora kuzabona amatangazo yo kugucyura cyangwa y'iki, ahubwo nyine gake gake nyine, kuko nanjye koko ibyo bintu uvuga ndabizi. Hari abantu benshi tuziranye ndambwira ati ubu ngubu ndi hakurya, ubundi nagarutse, akambwira ati ndimo ndareba kandi muzi mu nkambi benshi twaraniganye nyine bafite n'imirimo banakora kandi myiza, ariko akavuga ati mnagiye kureba ku ivuko uko hameze. Rwamukuru rero nyemerera noneho, urabona Trump akenshi na kenshi amahanga yarasakuje shaka gukura ngo ambasade ya Amerika ngo Tel Aviv akayijyana ngo Yerusalemu ngo kuko niyafata ngo nk'umurwa mukuru wanuza wa Israel. Barasakuza ariko birangira bibaye ku buryo ngira ngo uyu munsi no mu nyandiko za Amerika bavuga ko Yerusalemu ari wo murwa mukuru. Bakavuga ati rero nk'ubwo bushobozi Trump afite. Uzi impamvu abantu bagira ubwoba, bajya bavuga ngo urabona ngo aho bigeze ngo kira gice ntabwo cyasubira ku Rwanda. Trump ntumvishe ko nta kintu atakora. Ni nabyo n'uyu mukunzi wacu yavuze ati nta kintu Trump atakora, nibamugirira icyizere. Nimba yarabyiyemeje rero, mu bimenyetso tubonamo ko iki gice cyabaye nk'indagezo ku Rwanda. Ntibazatungurwe n'ibindi Trump akoze ibyo batekereza ko bidashoboka. Watanga nk'urugero rikorwa kwayo ubujimije aho ngaho. Ntibazatangaze yuko Trump rivuga ngo n'ibidashoboka birakunda, ntibazatangaze n'iki gice acyometse ku Rwanda. Ariko ese ikibazo nari ngiye kukubaza nyine ubwo ragendera no muri uwo mujyo, ese abakivu bazahabwa igihugu cyabo? Nagushubije ngo imiterere Kivu uko Kongo irwaye nuko na Kivu nayo ubwayo irwaye. Izo ndwara Kongo irwaye na Kivu zirwaye. Banzu bare ntabwo mbisobanukiwe. Indwara Kongo irwaye na Kivu zirwaye. Ubu turi kuganira ahantu nabaye. Ni ukuvuga ngo abantu bo mu Rwanda hari mentalite babamo n'iki byose ibintu barenze bagiyemo. Ni ukuvuga ngo muri Kongo buri bwoko bufite igisirikare, kandi baracyafite imyumvire y'icyo bita ngo majorite. Abenshi nibo bagomba kuyobora, n'amatora we abayeyo ajya ashingira ku bwoko. Bakavuga ko ati guverineri agomba kuba umundani, ko abundani nibo benshi hano muri Nord Kivu. Kandi so ko ari bo benshi nuko abanyarwanda ntibishyira, abavuga ikinyarwanda ntibishyira hamwe. Abahutu bajya ku ruhande, abatutsi bajya ku ruhande bagapezanya bakaba abanyakamwe. Umundandi akaba bizi neza n'icyamatora akaba yanazana n'abantuza n'abandandi b'Uganda, kuko abandandi buryo bo n'abaganda bo bagashyira hamwe nk'ubwoko bumwe. Ariko bo abavuga ikinyarwanda bahita bicaguramo bakabamo abahutu bakabamo n'abatutsi, ntibishyiramo ngo bashyigikira umuntu umwe. Umundandi rero kuko abanabizi niba bikeneye amajwi menshi anazana bene wabo bari Uganda bo mu miryango yabo. Ariko nta muntu umaze gutekereza ati buriya mfite abantu n'aba bari hehe, bari Musanze, bari Gisenyi, bari Kigali, bose bakaza baje gutorwa ngo batorwe. Ibyo nta bibaho muri bo. Ngibyo byishe Kongo. Hanyuma ukaza gusanga buri bwoko bufite igisirikare. Abahutu ngo bafite ngo CMC ya Dominique Ndaruhutse, bakagira iyo bita Nyatura, bakagira na FDL, bakagira n'Abazarendo, hanyuma
bakagira n'imitwe myinshi irimo niuza abahunde bakagira iyo bita Janvier Karayiri APSRS abanyanga bakagira indi yobowe no bita Gido Shimirayi ubwo ni muri Warikare muri Sidi Kivu harimo abandi bumva ngo abo bita ngo ni ba Hakiza yaje muri yabivuye maze muri Ventura hari n'undi bita bahige hari nabo bese nuba ngo wagera hepfo muri Sidi ko ugasanga andi moko yaho yose afite igisirikare abanyamurenge bafite twirwano bakagira na gumino zihangana bese iyo Kivu hanyuma mara kumpereza igihugu cyaba kimeze gute uburyo cyabaho abantu ko numva mihurizo mbwira fata u Rwanda kubanza gushyira hamwe sosiyete yego u Rwanda wumve ngo abanyarubavu bafite igisirikare abantuza igicumbi na Nuza na Musanze bakagira igisirikare cyabo hanyuma Kirehe na Nuza bakagira igisirikare na Ngoma na noneho Gatsibo na Nyagatare nabo bafite icyabo Rusizi na Nyamasheke bakagira igisirikare cyabo noneho Huye Nyamagabe na Gisagara na Kamonyi bakagira igisirikare cyabo abo bantu mu gihugu babaho bate kandi muri Kongo baracyagenda kuri principe zivuga z'ababirigi z'amoko none Rwamukwaye icyo kintu uragisobanuye yenda n'abakunzi bacu bari buze kudufasha batwunganire kuko ikintu cyitwa ubumwe bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda ni ikintu gikunda kugarukwaho cyane ibyo bintu kandi wumvishe habaye repubulika byagorana ko bayobora kandi nibo barwanye kandi ntibyakunda ko bayobora wabyuje ibyo mubwiye nakubwiye ngo imyumvire ya hariya abavuga ikinyarwanda nibo barwanye nibo babohoye igice ariko kuyobora principe za hariya biragoye ko bayobora abantu bose bahita bababyukiraho urumva ni ukuvuga ngo muri makeya abantu bakiri Washington bo kuzana santima zindi zo ku ruhande Washington Trump yasinye kuko uyu muntu abaje ikibazo nubishe ahereza icyizere Trump yabonye ko hari uburyo u Rwanda rwahawe inshingano nk'iza leta kuri iki gice sicyo namubwira ibyo ibintu abyandika ahantu abyakire ko Trump yabigize ari we wabigezemo uruhare ko iki gice cyo mu burasirazuba igice cy'uburasirazuba cyaba kiragejwe u Rwanda simbivuze ko byanditse ariko nimba inshingano za leta Kizedi na Trump barasinye ko bazifatanya n'u Rwanda tukaba tuzi ko Kisegera atakandagira no ngo u Rwanda nirwo ruzasigara rubikora rwubaka imihanda n'amatara wenda banabikora n'amashanyarazi ngubu rukabikora no wenda u Rwanda utarubona ariko wenda rushobora rwo rubikora ya noneho wajya kureba abantu koko barafashwa koko birumvikana cyangwa wenda hari uburyo babayeho hari uburyo batasizwe bonyine ariko se kugeza ryari wowe prediction yawe kugeza ryari ntabwo hari uburyo butatu twavuze duti hari igihe runaka bashobora kuzabaho nk'abantu bari mu gihugu cyabo ariko yenda amahanga atarabemera ariko bafite system administrative bashyizeho hari uburyo uvuga uti yenda u Rwanda rushobora gukomeza kubareberera cyangwa se bakaba abaturage barwo ariko bazanye n'ubutaka bwabo iyo n'indi option cyangwa se turavuga ngo habaho nuza federalisme hari iri ikaba state isa naho yihariye muri ubwo buryo butatu koko ari naho kira kibazo kiva ese abakivu bazahabwa igihugu cyabo cyangwa muri ubwo buryo butatu bizagenda bifite state yihariye ibi byose vuze byose ushobora kumva nta na kimwe natoramo ngenda toramo ndavuga nti aho turi barababwiye Washington mwihangane ibintu muzagera mubona impinduka gahoro gahoro kandi nayo mpamvu hashyizweho Washington yasimwe ikarangira kandi cyo mu kibazo hakazaho Doha izajya ifasha abantu kuba bari okipe na situation barabyumva abantu bakaba bari kureba ibya Doha bikaba bagahoterana ariko burya igisabwa i Washington ikeneye ko haba iminsi ngo abantu bagende binjira mu bayinjiramo
uburyo bayinjiramo umubare sindi buze kubuvugira hano, ariko gahoro gahoro burya iyi minsi iri kugenda hari ibintu abantu bagenda binjiramo gahoro gahoro. Nakubwiye ngo hari ikibazo cy'amafaranga muri za Goma, aya makongomani yarashaje yarabuze. Hanyuma mu kwezi kwa 12 kuko nta M23 wenda kujya, kuko M23 hano ni Washington barekarama nk'iwabo ntibazigera bava. Mu kwa 12 inote ko zaba zarashize burundu baza badakoresha amafaranga, bazayakoresha kandi azashaka uburyo bayakoresha. None se ari amabanke za Kadeko na za harya bamwe ngo access to finance, access finance niki none se bazaba badatanga biye, badatanga amafaranga, badatanga inote. None ko amafaranga kongura zaba yarashize aho urumva rero hari ubundi buryo buzatekerezwa abantu bagomba kubaho. Ariko usaba igihe, bisaba ko abantu banza kwinjira muri iyo situation, ubabwiye ibintu bidesiniye waba uri kubagira intuza bataragera mbese ibintu tubitangira. Nasoma 2022 nasonaga abantu uburyo Goma izafatwa n'uri izafatwa mu bantera imijugujugu. Abantu ubabwira ibintu ntibabyumva, bafite amarangamutima yabo. Hari abavuga ngo muri ba propagandiste muri iki byose n'iki byose bakataka umuntu, ariko nk'ubu umuntu wishyizemo leta ya Kivu wamubwiye ngo ntizabaho ntawumuciye intege. Kugeza uyu munsi nta gisubizo dufite. Leta kazinjira mu byo ureka zinje mu byo Washington iteganya, yego nk'uko igihe kibizabiteganya bazabyinjiramo. kandi umuntu wishyizemo Repubulika ya Kivu ayikubaza, kandi wenda ushobora kwita zabaho, wamuretse akazagendana nuko Washington biteganya, akazinjira mu biteganijwe by'icyo gihe, cyangwa ishobora kuzabaho. nubwo bikubiye gakeya. Nakubwiye ngo kuri iyi nshuro n'ibyo teza ko bidashoboka birashoboka, nibyo tekereza ko bidashoboka birashoboka. Rwamukwaya yisije abakunzi bacu bayikurikiye, reka twiganire kuri Denis Mukwege. Arashinja ishyaka riri ku butegetsi politike yubakiye ku gusingiza umuntu. Denis Mukwege rero yatangaje ko yamagana umuhate w'ishyaka riri ku butegetsi wo gushaka guhindura itegeko nshinga ngo perezida uriho ahabwe manda iryo tegeko nshinga ribuza ritamwemerera. Ihuriro ry'amashyaka ari ku butegetsi muri Kongo Union Sacrée ryatangije ibikorwa byo kugisha inama ku guhindura itegeko nshinga kugira ngo perezida Tshisekedi ahabwe manda ya gatatu. Bamwe mu bategetsi muri leta ya Tshisekedi bashimangiye ko iyo manda ariyo barimo kuganaho, bamaze gusa n'abaca akarongo k'iyo manda igomba kujyaho. Gusa Mukwege uba mu buhungiro Burayi nyuma yo kuva mu bitaro bye bya Panzi hafi ya Bukavu hagenzurwa ubungubu na M23, mu butumwa yasangije abantu yavuze ko manda ya kabiri ari nayo ya nyuma ya perezida uriho izarangira muri Mutarama 2029. Ati mu gutangiza ibiganiro ku kubitegeko nshinga ryahindurwa kugira ngo umukuru w'igihugu ahabwe manda ya gatatu, ingingo fatizo za demokarasi nanone zaba zishyizwe mu kaga muri Kongo. Ati ibi ngibi barimo gukora no gushyira mu kaga ingingo fatizo za demokarasi. Mukwege ashinja Union Sacrée gushaka kwihambira ku butegetsi mu gushinga systeme yubakiye ku gusingiza umuntu. Mukwege akavuga ko ikibazo Kongo ifite atari inyandiko z'abategeko, ahubwo n'abagabo n'abagore bashoboye gutegeka bikwiriye, bakizeza amahoro, ubutabera, akazi n'agaciro ka bose. Tshisekedi rero kuvuga ko amatora ntashoboka tudafite Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, akavuga ko igihugu kitazakora amatora kiri mu ntambara, ariko kandi ko yakoresha amatora referendum mu kureba niba abaturage bashaka kumuha manda ya gatatu. Avuga ko baramutse babimusabye yabyemera. Mukwege akavuga ko ingingo z'itegeko nshinga zibuza ko hari impinduka zirikorwaho mu gihe cy'intambara, kandi ko manda z'umukuru w'igihugu zibujijwe guhindurwa. Ibyo rero urumva ko bitangazwa na Denis Mukwege, n'umwe mu bandi bantu bahagurutse basa naho iyi manda ya Tshisekedi barimo kuyamagana cyangwa batari kuyumva. Aba bagabo baragasorera mu rucaca. Niko nakubwira n'undi Mukwege nameze aravuga nyine twariyo hirya ya Prino Bedora pe n'umuntu ugira ijambo muri Kongo ushobora kuvuga bikumvikana, ariko nayo ndaza gusubiza ibintu Tshisekedi mubona nk'umuntu urwanira za manda.
bavuga koresha terime ivuga ngo l'homme a mission, ari mission arimo. Manda nkeka ko atari nawe wabiteguye guhindura gushinga, nta n'uwo yavuze ko atari nawe wabiteguye. Yavuze ko ari orientation zaturutse Washington. Bivuze ngo Kivu n'ukuntu zimeze ibi bice, akeneye ko azatora ingingo ibambura ubwenegihugu. Niyo cya mbere giteganyijwe. Kandi ntago bizaba aribo bonyine kuko bizafekta nabo muri Katanga n'abandi bantu bose bafite ubwenegihugu nk'abananga nabo bafite imiryango muri za Sudani y'Epfo, nabo bizabagiraho ingaruka. Ubwo navuga nti Kisekedi niho kajyamura nko perezida Rwanda ubutegetsi, ibifaranga amaje gukuramo n'umwuzukuruza we yazicara ntiyige ntazakore arya amafaranga. Kisekedi ari muri misiyo, kurihindura ni misiyo, akavuyo rizateza kurihindura ni misiyo. Mureke rero ajye muri misiyo. Aba bantu kongo kuyiyobora systeme yaho baratsinzwe. Stability rero ku bwa Mobutu nabo nuko harimo igitugu. Mobutu ashobora gufata abantu, akaba yafata abantu akarasa bakicwa bikarangira ariko hejuru. Ubu ngubu habayeho development, ntabwo umuntu yabura nk'uko bayoboraga mu myaka za 70. Ushobora kubatereka nta isomo abantu bose batinye bamenye ko byose mubyumviriza ibyo Mobutu yakoraga. Akaba yafata abantu akabatanga minisitiri w'intebe n'abandi bantu nk'abangahe n'abasirikare babiri bakuze general n'umukoloneli, akashyiraho gahunda y'uko bashaka kumutera kudeta, akahita bashyira mu rukiko rwa gisirikare bakatirwa gupfa bakicwa ku mugaragaro abaturage bose bareba. Ariko kugira ngo abantu batinye Mobutu bavuga ati n'ibyo tugana kuri telefone ni hose aratwumviriza. Ibi byarakorwaga ariko ntibikorwa, abaturage barakangutse. Ariko ugasanga ubuyobozi muri Kongo bwaratsinzwe. Kisekedi niyo mpamvu yamanitse amaboko i Washington. Sinzi igituma abantu batabibona yuko yavuze ati naratsinzwe ntabwo nshoboye kuyobora biriya bice, reka inshingano nzihereze umuturanyi. Ibyo rero umuntu utabibona, umuntu udashaka kumva Washington ngo ayisoma yumve, niwe uzajya ufite za sambarateka mu mutwe. Kandi Washington niho imanza zaciriwe, niho beto yamanikiyemo ko niho yatangiye ibi bice byafashwe. Ubwo rero sinzi impamvu abantu bazana iziri teme ngo urabona ngo federalisme, ibyo ngibyo cyabizana gute? Beto yarasinye ariko ku cyano kiri muri ibyo ngibyo beto yarasinye ko ibice byafashwe kuhera kuyigarukira hanane n'abamvu bahanye u Rwanda kubera Uvira. Bahanye u Rwanda kubera Uvira, ko mwebwe ari mwe mwasinye hariya mubizi neza, kuki byabaye ngombwa gutya Uvira igafata? Bahanye u Rwanda, abantu bajya babyibaza. Ariko abantu bivanemo amarangamutima bakurikira ibiriho bihari nk'uko biteganyijwe, bareke santima ngo urabona bigenza gutya gutya. Ibifite uko biteganyijwe, gukiza n'imyumviro byawe n'ibitekerezo byawe nuko byumva, aho ukurikira inzira urimo. Washington irahari, irasetinze, abantu bazayigendamo bayinjiyemo neza birangire ibirebana n'ibice byo muri Kivu. Nimba ubonye bavuye mu kiba cya Rusizi kiborere, ntabwo bagomba kuba baragiyeyo. Hakozwe kosa bajyayo baraharekura, nk'uko bavuye Walikale centre, nk'uko bavuye Uvira. Hari ugeze umva bakura muri Bukavu na Goma, hari ugeze umva bavana Bunaga, nageze bavana Masisi na Ruco. Batuze bo gushyuha cyane mu bwonko, batari gupanga ibintu bikiri bibisi. Ubu ngubu kiri imbere n'imirwano, gushaka uburyo umutekano waboneka, cyangwa utekereza mu mpunzi zatawe ari bazanye rero mu Rwanda. Bagomba kubanza kwirukanwa. Haracyari igihe gahoro bagomba kubanza kwirukanwa. Aho batajya gupanga systeme ngo y'imiyoborere n'iki byose abantu bakirwana. Sabona ko M23 none gushyiraho ubuyobozi ntabwo byayinaniye, ariko mu biraje ishinga ntago ari ubuyobozi. Uzare guse guverineri uyobora
intore bya Sedikivu wamubaza imishinga afite, azatera intanga zingahe, azubaka imihanda ingahe? Hoya ari muri mobilisation, kumobiliza abaturage bari mu ntambara nyine, babe hamwe bakoranire hamwe. Ko ntamubwira ngo uzatera ibirayi kuri hegitari zingahe? Hoya iyo mishinga ntayagira. Bari mu ntambara, bamuze ngo bazakingira abana bangana gute n'iki byose ntabyo afite, ari muri mobilisation. Ariko abantu birukanse bamaje gutegura repubulika. Ubwo abantu bagende gahoro, turi muri systeme z'intambara, nicyo nasorezaho. Reka ngushimire rero nkwifuriza no kuza kugira umunsi mwiza Rwamukwaya. Urakoze cyane.